Ese kuki hari abasore hamwe abakobwa batekerezaho kuva babyutse kugeza bagiye kuryama, mu gihe abandi bagirwa vuba cyane kurenza uko babitekereza? Yego rwose ushobora kwibaza ngo ese ni ukubera ari beza kurusha abandi? Ese ni uko bafite amafaranga menshi cyane? Cyangwa hari ibanga ryinshi inyuma yabo? Ibyo ngibyo byose tugiye kubirebera hamwe. Icyo usabwa ni ugutega amatwi ugakurikira neza, kubera ko uyu munsi tugiye kuganira ku mabanga atandatu atuma umukobwa agutekerezaho buri gihe cyangwa se buri munsi. Ariko ndakugira inama, ntukafate nk'amayeri yo gushaka umuntu gusa, ahubwo yumve nk'inama zagufasha kubaka umumaro ushingiye ku cyubahiro ndetse kwizerana ndetse no kuvuga neza. Yego rwose niyo mpamvu icyo usabwa ari ugukomeza kureba video kugera ku musozo, kubera ko ikintu cya gatatu cyakomeye cyane kurenza uko wabitekereza kandi gifite akamaro gakomeye kurusha ibindi byose. Niyo mpamvu rero tega amatwi, tugiye gusobanura neza. Muraho neza abakunzi b'ukuri kutavugwa. Niba ukunda ibiganiro byacu by'urukundo ku buzima n'imibanire, kanda subscribe, like, share and comment kugira ngo ujye ubona video zacu tuba twasizeho mu ba mbere, urusheho kuryoherwa nazo kandi ukuremo inama zagufasha mu buzima. Twese dutangire urugendo rwo kwiga uburyo bwo kubaka urukundo rwiza kandi rurambye. Yego rwose ababizi ntibashidikanyaho, abatabizi bazabikumbura, abarurwanya bazarukenera. Muri Bibiliya Efeso 4:2 handitse ngo mwese mwishishe bugufi rwose, mugwe neza, mwihanganane mu rukundo. Yego rwose gusa abenshi byatunaniye. Uyu murongo utwigisha yuko urukundo nyarwo cyangwa urukundo rutubakwa no kwiyemera cyangwa amayeri, ahubwo rwubakwa no kubaha kwishisha bugufi ndetse no kwihangana. Gusa kwihangana abenshi byatunaniye, kubera ko ahantu uzayibonera uzakaragiye umuntu utabishaka urebe, azagukubita ingume cyangwa se mukimbirane, niba ngombwa bivamo no kurwana. Gusa kwishisha bugufi ni icyambere, ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikintu cya mbere jya mu magambo ndetse no mu bikorwa. Abakobwa benshi bishimira umuntu ububaha kurusha kubageraho ukoresheje amagambo. Yego, kubera ko ntawanga ibyiza ahubwo arabibura. Kumwumva iyo avuga, kutamutesha agaciro no kumwubaha cyangwa no kuvugisha mu bwitonzi bituma yumva afite agaciro kurenza uko yabitekereza. Kubera ko iyo umuntu yumva yubashywe, akenshi arushaho gutekereza yuko uwo muntu yamuhaye umwanya koko. Yego gusa abenshi byatunaniye, ariko kubaha umuntu ni ingenzi. Ibaye byiza twajya tubikurikiza. Naho kabiri, jya uba ashobora kwizera. Kwizerana ni inkingi ikomeye cyane relationship, ariko ngo abantu bikireho ibyabo ngo kwizerana ni ubuhemu n'uburyarya bukomeye cyane kurenza uko wabitekereza. Ariko ukuri kwizerana ni ingenzi, ni inkingi ikomeye cyane, kubera ko niba usezeranye ikintu gerageza kugisohora. Yego rwose ni ingenzi cyane kurenza uko wabitekereza. Niba wakoze ikosa, emera usabe imbabazi aho kubeshya. Ariko ubu ngubu uramutse usabye imbabazi ngo waba uri imbwa, waba usuzuguwe. Ariko ibyo si byo habe na gato, ni negative myth, kubera ko kwizerana ni ingenzi kurenza uko wabitekereza. Ibyo bituma icyizere cyiyongera, kandi iyo umuntu umwuzeye gutyo akarushaho kugutekereza neza kandi akumva atekanye iyo ari kumwe nawe. Gusa gusabye imbabazi ngo waba usuzuguwe cyangwa wemeye ikosa waba usuzuguwe, bityo rero abantu bakinangira imitima. Ariko gusa ibyo si byo. Naho kabiri, jya uba ashobora kwizera. Kwizerana ni inkingi ikomeye cyane relationship, ariko ngo abantu bikireho ibyabo ngo kwizerana ni ubuhemu n'uburyarya bukomeye cyane kurenza uko wabitekereza. Ariko ukuri kwizerana ni ingenzi, ni inkingi ikomeye cyane, kubera ko niba usezeranye ikintu gerageza kugisohora. Yego rwose ni ingenzi cyane kurenza uko wabitekereza. Niba wakoze ikosa, emera usabe imbabazi aho kubeshya. Ariko ubu ngubu uramutse usabye imbabazi ngo waba uri imbwa, waba usuzuguwe. Ariko ibyo si byo habe na gato, ni negative myth, kubera ko kwizerana ni ingenzi kurenza uko wabitekereza. Ibyo bituma icyizere cyiyongera, kandi iyo umuntu umwuzeye gutyo akarushaho kugutekereza neza kandi akumva atekanye iyo ari kumwe nawe. Gusa gusabye imbabazi ngo waba usuzuguwe cyangwa wemeye ikosa waba usuzuguwe, bityo rero abantu bakinangira imitima. Ariko gusa ibyo si byo. Naho ikintu cya gatandatu, mwereka urukundo mu bikorwa bitari amagambo gusa. Abantu benshi bavuga ati ndagukunda, ariko urukundo nyarwo rugagarira mu bikorwa. Mu kumubaza uko ameze, mu kumufasha igihe ahuye n'ibibazo, mu kumwifuriza ibyiza ndetse no kumushimira, ndetse no kumwereka yuko umwitayeho mu bikorwa bya buri munsi. Kubera ko ibyo bikorwa bya buri munsi nibyo bituma umuntu akuzirikana kandi akwizera iteka rye ryose. Ukuri kw'ingenzi
nta buryo bwizewe buhari bwatuma umuntu wese agutekerezaho buri munsi, ariko kubaha umuntu, kumwumva no kuvugisha ukuri no kwereka yuko umwitayeho, ibyo nibyo bituma umuntu akenshi amwereka yuko amukunze kandi akomeye mu buryo bwose, ndetse ibyo ngibyo bituma umuntu arushaho kubaka umubano urambye kurenza uko abitekereza. Urukundo nyakuri ntirushingira ku mayeri, ahubwo rushingira ku mico myiza n'ibikorwa bya buri munsi. Gusa abenshi byatunaniye. Niba ushaka kubaka relationship ikomeye, ntugashaka amayeri yo gukurura umuntu, ahubwo jya wubaha umuntu, uvugisha ukuri, kandi ushobore kuba n'umuntu ushobora kwizerwa, kubera ko iyi mico niyo ituma abantu benshi bakomeza kubahana ndetse no kubaka urukundo rurambye. Muri aya magambo atandatu ririho ubona rifite akamaro kurusha andi yose, tukandikira hasi muri comment twiganirire tuje kunoza umubano ndetse n'ubucuti. Niba iyi video yakugiriye akamaro, kanda like, subscribe, share and comment kugira ngo utaracikwa n'izindi video tuzashyiraho. Yego rwose, niba ubikunda ubikore, niba utuma ubikunze. Nkutse ko muri video itaha izaba ikomeye cyane rwose, kubera ko tubavuga ibimenyetso birindwi by'uko umukobwa agukunda cyane, bikagaragara ariko kagukunda ariko mwibanga. Rwose cyangwa gushishikariza ntuzacikwe, kuko izaba irimo amasomo azagufasha gusobanukirwa ibimenyetso abantu benshi birengagiza. Murakoze cyane, Imana ibarinde ibahe umugisha. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.